umwana bita Yampano ngo hari step ye ngo bagiye gutereka hanze mu minota itarenze 30. Umwana ngo yaragiye atereka kamera ahantu mu nguni. Ubundi byindimera nk'akaboko k'Uwiteka gahora karambuye. Brasa arayifite. Ngarayifite ya Dan. Iyi nkuru ndagusaba ntabwo wayivuga utarareba iriya video. Nyemerera video yageze gute imihanda? Ntabwo video yagera imihanda bari kuzana ama episode kuko ifite iminota 47. Umwana bamubaga yo masaha. No. Uburetse gato. Iminota 47 papa. Niyo umwana bamubaga mu bamukoresheje rubare. No. Ntabwo inkuru uraza kuyifiringa ukiri kumva inkuru mbarirano. Nyine ja kusambana. Gusambana se bihuriye n'iryo zina urimo uravuga? Oya kandi nyine bikunda akuse nawe. Kubikunda se bitwaye iki? Mpano. Reka. Ni wowe yishiriyeho kamera. Uzi ibintu bibaye? Umwana bita Yampano ngo hari step ye ngo bagiye gutereka hanze mu minota itarenze 30. Yifashe. Umwana ngo yaragiye atereka kamera ahantu mu nguni. Arayisetinga mu buryo bwiza cyane. Ubundi aragenda arayibyindimera nk'akaboko k'Uwiteka gahora karambuye. Brasa arayifite. Ngarayifite ya Dan. Ngo aragenda noneho sasa aratangira. Yifata video. Ni video yifashe. Ni video ngo yifashe ubwe ku giti cy'Imana Nyagasani. Abana ngo batangiye kugenda bayohererezanya gake bayenjoyinga. Imbabare ntingereho nkeneye kwiryamira ntuje. Wowe ngwino kandi nakubona. Hano mu Rwanda tubonye undi muntu joininze Isimbi Honorine mu gukina Prono. Uwo nta wundi ni umuhanzi mwamenye muri benshi. Mbonye umugabo ari umwana w'umukobwa ufite amabere ashinze. Godfather nuko umusatsi umvuye. Nakose mbabarira umbwiza ukuri. Umva se? Yampano wayiteretse cyangwa n'umukobwa. Bro, yateretse telefone hariya hakurya y'igitanda araza. Mujyaho kwaje. Va kuri ibyo. Igitanda hariya urukumva? Arahaguruka tera intambwe ya mbere kabiri gatatu telefone aragenda arayestara. Ajya kubaga. Ntabwo herekana umuntu. Uburiri bwose igitanda cyose kiragaragara. N'umwana gashwa bakaboneka se. Ndakubwi aya magambo ukoresha ni manini narakomera. Gusa wagiye umenya umuntu mari wagiye. Ni manini. Irijwi uzi ko bari coding ibintu byose wagiye umenya ko irijwi rijya ri hosting abayobozi. Urumva icyo kijambo nakivana mu kanwa. Akazagira minister wongera go hostingwa na Godfather ndi kuvuga ibyo bigambo. So urukumva nyine ukoresha umupuri. Kuko ntibaramenya ngo umupuri ni iki. Ariko nukoresha amagambo aremereye gutyo. None se ko buriya ni ukuvuga ngo nawe wabona ikigo kinini ukakita igiti. Igitiyo kuko urukumva nge ndi mu bantu urumva hari niyo mpamvu nshoboye kandi nshobotse. Urabona nkawe murashoboye ariko ntimushobotse. Ariko rwose. Ngewe ikintu ngira mbona ikigo kinini ngo nyita igiti. Nyita iki? Rero akaboko muri politike Aje wagiureka. Ibyo mbashije kubona n'amaso yanjye urumva? Nagiye nemera gufata itike ndaparika imodoka ndabanza ndarira. Kwa kundi kwawe. Uriherere. Niherereye ndarira. Ndangije kurira nongera natsi imodoka ndakomeza. None se iyi nkuru ndagusaba ntabwo wayivuga utarareba iriya video. Nyemerera video yageze gute imihanda? Ntabwo video yagera imihanda bari kuzana ama episode kuko ifite iminota 47. Umwana bamubaga yo masaha. No. Uburetse gato. Iminota 47 papa. Niyo umwana bamubaga mu bamukoresheje rubare. No. Ntabwo inkuru uraza kuyifiringa ukiri kumva inkuru mbarirano. Ndetse gato nichaka uza gukoresha urumva mubasha bwawe n'ubunararibonye n'imyaka umaze kuri iyi mihanda gira ikintu ukora ufite byo video bango video ngiye gutanyibona mbere tarenze 2 ugomba video uko nzi source yayo
bamenye source ya video ibintu tutarenze 2 ndabati morali na enjoying gira kurya gira kuri byo ukora kanze nkwereke video ndabanyifite wangu jewe ndasaba ribu kwinjira muri ibi bintu none niwo wayire kuri ibyo kurekura ntubimbaze urumva kimwe ndi kugutangariza ndiherereye ndarira kandi ntarijwe n'ubukunguzi reka nanjye video mbanze nyirebeho mbone kurira account yanjye ntabyiriho mwihangane account yanjye aba TikTok ndi gukoresha iyi backup ko ndi gushaka kuyizamura ahubwo muyifollowinge mufollowing iyi backup banyarwandakazi ariko iyi nkuru ndi kumva nayikorera ntuza iki ndi kumva nayikorera space ndi kumva iyi nkuru nayikorera space umva no kuvuga uzi impamvu utari interese nuko utarayibona source ya video ntabwo irimo iritaba urumva source ya video ntabwo irimo iranyitaba ariko ndabizi neza ko nanjye video nabagifite mu kanya umva kubwire Kejo yego ese ko ndi kuvugishwa Allo undi wamagaye ni source ya video mbabarira nkorera icyo ngusabye wokabyara ariko reka mamagare boss wa yampano numve nawe mba video yayibonye numve nawe mba video yayibonye umushenzi mubwire ngo nanyitaba ngaho nabonye icyo acuruza amagara y'undi mugabo nyagupfa ubwo abonye icyo acuruza mubwira video iri hanze umva ariko se ngo nashaka urumva ngiye nshobora kugura video y'igitsina cya yampano barimo barayigurisha se ngo barimo barayigurisha amabere ya nyina barimo barayigurisha none si ibyo ngibyo si blackmailing ubwo niba umuntu ashobora kujya gucuruza video y'ukoza soni iyo ni blackmailing 51009 ko wumva ngo agiye gushyira indirimbo hanze ubwo si ibyo urimo uratwikira mbwira uwo mwana ngo niyifate neza kuri Godfather ikibazo ntabwo ari amafaranga ushobora kuzamuha ikirenze amafaranga mbwira uwo musenzi nanyitabe ndi kukubwira umwana bivuga ko agiye gusohora indirimbo ubwo si ibyo uratwikira oya gasu oya ntabyo gutwika ntabwo video yabi yo gutwika bari ni porno bro bira bintu bigize icyaha nafungwa baramamagaye source arafungwa wampaye video mwirebera mwana video ya yampano ndi kukubwira iya yampano genda gake amafaranga ngahe reka tubyihorere mwana reka tubyihorere ntabwo uri live mwana ntabwo ugeri guhamagara bisanzwe kandi yamaze kuyirekura ngo dufate ngo kandi wamaze kuyirekura video nyirebe ariko sinzi ibyo mbwira nibiki nta code yerekanye ishakira handi none se ko bamweka ari wowe itanga reka mbe nkuretse gaswe reka mbe nkuretse basinze umusikara yasinze noneho agakomeza akavuga ati ndimo namubaza ibintu wenda ngo namushyize kuri live ibintu uko mbona abantu batangiye guhamagara byagenze bite yololo guys muzi ibintu bigiye kubaho rwose gato yesolo guys muzi ibintu bigiye kubaho so ahangaha dufite goal yacu tugire tuyikuremo mbereke ibintu tugiye gukora simukeneye amatikuze simukeneye amakuru mukuremo iyo goal mbereke ibintu dukora ese mwese mwagiye gushaka video sha wapi mana nakubwiye iyo video ntayo nshaka muri phone yanjye mwese mwagiye gushaka video ubwo nose ko mwatuje umureke mbabwiza ukuri ariko umva
ikintu kimwe manu uzandinde kuba nakifata video ndimo ndarya kana. uwo mwanya se uba ufite? Oye urumva nge sinzi ukuntu umuntu ashobora kujya gusambana maze ngo ubone n'umwanya wo kujya gutegura kamera. icyo nkubaza Uri kumva? Noneho ngiye buriya ndamutse ngiye kurya n'akana. Nkumusa gaturu ugashaka kujya gukaraba nguragarutse. Ndumva ufite topic yindi. Iyo ngarutse ngasanga uri umukobwa ufite telefone mu ntoki biba birangiye. Nubwo tuba tuzongera kuvugana. Urubyumva gutwa? Ndiko kumva. Kwa kuri ukuntu ugenda ukavuga ati ngewe maze kurya akantu reka none ngende nihanagure nongere ngaruke ndi mushya. Sibyo? Nkagaruka ngasanga umukobwa wamaze gufata telefone mu ntoki. Biba birangiye. Uhita utaha. Tuba tutazongera no kubonana. Uzi nka bino video ujya kubona ukabona ubaye umusaza umwana arongeye akohereje ya video yawe. Ugira ngo se buriya byabamuhire Keve byararangiye. Hari igihe kizagira batangiye kuba abasaza bakongera bakayimugarurira. Ibyo bintu mwari mubizi? Umva gaso. Njyewe reka nze ndumva iyi nkuru urukumva ntabwo iri kugushishikaza kuko nta kintu urabona. Oye yewe nawe cyundabona ariko mukanya yamushishikaje mani nase ugiye kuyohereza abantu ni mu following this is my new account. Ndakumva. Uyu mukobwa yujuje imyaka. Uravuga uhe? Uyu basambanyaga. Hari icyo ubonye? Oye ndi kukubaza uyu basambanyaga ibyo imyaka. Uburetse gato. Ubu ndi kukubwira urukumva? Ntabwo ndakora ubusesenguzi. Arimo abona nifashe. Ngewe inkuru ntaye nakorera ubusesenguzi kuyivuga nuko mbonye umwumva umusasu mvuyeho. Reka nyikorera ubusesenguzi. Promoting indirimbo nyine. Ariko hagati aho ngaho yampanira akora indirimbo nziza n'umwana bita Mulix. Amakuru. Ndi gushaka amakuru uretse gato. Uwatanga amakuru yisindishije. Ninde se wisindishije? Yisindishije watanga amakuru. Ntabwo uriya no va kuri kiriya gicucu. Kiriya cyo ndabizi urabizi icyo bashaka yakubwiye ngo ari mu kabari urumva icyo bashaka. Kandi ntabwo ngiyewe nshobora gutanga urimo kumva. No mu following iyi ni account none yani barayitwaye mu following iyi ngiyi ni account iriho. Follow this account. No kuvuga ngo kurimeze. Nganze umureke nani gasu. Ntabwo irari promotion. Niba bana promoting akaba ari rwo kigero tugezeho. Siko bimeze. Byo gupromotinga gutya bakina prono. Mane kamaze nyibizane biguhe. Ibingi uri kuvuga niba ari nishaka promotion cyangwa ibetariyo. Just let me get there. Cha umva nkubwiza ukuri. Ibi bintu ndakubwiza ukuri yuko bitazorohawe. Ariko ya mana no mutwitsi cyane no ntacyo atakora kugira ngo atwika. Kandi disi yaramaze gutangira kugira akazina. Buri hari ukuntu umuntu bamushuka bakagenda bakagushuka bakakubwira uti none ukora ibi ngibi nibwo nto biraza kuza kurushaho ukagenda ugakora n'ibitarakorwa. Icyo gihe rero ikintu kikubaho ukemera uko nyine ukibonye. Ndabeshya uzi? Ntago beshya. Hari abantu bakunda gatwiko nyine gutwika nabyo bisaba ubwenge, bisaba umutima. Iyo utwitse rero usanga aho watwitse waratwikiragamo n'iby'iwanyu. Cyangwa nawe ukitwika. Nawe ukitwika ukirangiza. Ni nk'amafaranga umuntu yaguha maze mugafata ka video gake. Sha nayo pe. Ndetse nta kintu Rwanda byakunze. Hari ikintu uri kwitiranya. Nta gutwika kurimo. Sinabonye igisobesho. Uri kunyumva? Ariko umwana ari naked nkuko yavutse amabere ari hanze. Sinuri kubyumva? Na ya mana akabuno nyine bakabura nk'umuntu nyine. Akabuno n'agapipi nk'akantuza. Ntabwo ari gutwika. Ntabwo ushobora gutwika indirimbo kuri uriya rugero. Urukumva? Ariko niba ari no gutwika. Uwamugiriye inama yaba yibeshye ariko nta gutwika kurimo. Nindira gato.
Kuri mwana yakora n'ibishoboka byose kugira ngo nyine atwike tu. Ntabwo birabishoboka. Umusenzi nimero ye ivuyeho network na data zabo. Noneho amakuru ariho urumva umuntu wamutaye hanze ngo aburiwe miliyoni zingahe yamwambuye. Dore wa mushenzi. Kejon. Umuntu byagenze gute kugira ngo muzane. Bro, ibyo bashe kubona n'amaso yanjye ngo difata ngiyewe ni biboro ndabivamo. Ibintu mbonye n'amaso yanjye ndimo ndavuga ngo wamutaye hanze se video ye yayibonye ati. Umusa. Ntabwo urukumva wasanga n'abahamba ntara video kuko ibi wasanga Kejo nari kuramuzi wowe. Wasanga biri gutwikira indirimbo urimo kunyumva. Ari aba screenshot babigenje kura kugira ngo batwikire indirimbo nabyo birashoboka. Kandi we video wayibonye? Video nose bira bya view once boruta utasesenguye. Sayifatishije indi phone wowe wabonaga. Now uramvanze godva. Now isumvanga. Ngomba kukuvanga ndinde uza gusesengura igitsira cy'umugabo mugenzi wanjye. Kandi wewe wabwiboneka ari yamana. Oya kuba ari we ni we. Ariko icyo ndi kukubwira uri kumva? Reka niyo naba nayibonye ubwo urukumva nazanga ngasobanura ko nabonye amagabo mu ndabivuze. Kandi waranyanduje nyagupfa we. Narume ko. Oya ngewe ndumbiwe. Nararinzi ngo video urayibonye. Araje Kejon. Muzamuri va ku gicucu. Kejon ni umusenzi, Kejon yagusaza. Kejon uri umusenzi bro. Nyamara rukundo rwanjye tuzabana. Andika muri YouTube ngo tuzabana kugira ngo mbereke ibyo bintu muri kuvuga. Ko hanze hano hahiye. Andika tuzabana by Newrix featuring hariya bamwitande Yaman. Urebe izo video niho nanjye ndi kuzivana pe. Kuri YouTube. Yamubwire Kejo. Andika kuri YouTube. Niba ubu bari bana by Newrix featuring wabonye nyine no duhindura iki Yaman featuring Yaman. Manuri umusenzi. Wabonye ibintu bagukoze. Manuri umusenzi bro. Manuri umusenzi. Wowe Kejo wa musenzi ntuzongere kumanipira kuriya. Manuri umusenzi man. Uzi mukura Kejon. Reka mpita mvana y'ampano kangisiba hano hose naringishize yaranye. Ntitwongere no kumuvugaho. Uzira na bino bana bakoyi upfa gusa kuba mwiherera amafaranga ya promotion. Aragenda akikorera ibintu biteye ubwo. Kejo. Ase mwana ibintu bizarangira gute? Umusanga bimeze biterero twigire muri Soba Living ni mwongeye kuba kuri kiriya kigori ki. Thank you Congress. Ngewe nari mise ngira ubwoba bro. Weya kuba bihari birari urumva. Kuri TikTok Dumba. Ngiro kuri TikTok. Turi kuri TikTok. Turi kuri TikTok mwana. Ariko abantu kuri Instagram twamaze kuvumbura ko abantu kuri Instagram twarabavumbuye hano ntago mu rugo muduhereza gift kandi turavuga usa. Muze kuri TikTok mwese. Muze kuri TikTok yanyu. Muze kuri TikTok. Abantu kuri Instagram twarabavumbuye barakubwira ngo ntago nyambona ukuntu ngwereza gift hariya. Muze kuri TikTok. Niho byose biri kubera. Nibaze tubibereke. Muze kuri TikTok niho byose biro birabere. Wari wabaho Godfa umuntu yari yaguhamagara. Umuntu yari yaguhamagara akabura ibintu akuvura. Urukumva? Urugori rwampamagaye. Rurampamagara ati ndagushaka. Ni amahoro se atego urabona mba muri Canada ntaha. Aturumba ndashaka kugira ngo tuganire ibintu bikomeye ngo byerekeranye n'iki. Yes. Ngo ndashaka ngo urumva ngo ngera dufatanyije ngo twashaka ko turangiza kira kibazo kiri muri Kongo. Bro narindi live hano abantu babyumvaga. Ngewe hari uwampamagaye nanjye uyu munsi. Kandi ari sere ngo narakwitegereje ngo ngo ufite izina rikomeye. Ngo ndikumva rero twarangiza ikibazo cyo muri Kongo dufatanije. Ngewe hari uwampamagaye uyu munsi. Ati gasuku njya nkabona rwose uri umuntu w'umuhanga ariko ngo ejo bundi wakoze amakosa ngo yo kuvuga ko ngo RSS ngo ari scam
ngo none nkwereke yuko ngewe rwose mpagarariye RCC ngo muri Pittsburgh ngo none namwe mbwira nyine impamvu nyine yabyo tu ati yewe ngo umukire bita François wo muri RCC yampaye ngo office nawe ni François muraziranye hoya yaguhaye office arakubwira ngo njya gushaka ibyangombwa byo kugira ngo ukore ngo hoya ngo none ndamuza none se uretse wenda intebe bagukiriye muri office uzajya usobanurira abantu ko iyo RCC ikora ibiki ikorera hehe ni iyihe nimero ashobora guhamagara bakavugana na ba nyirayo umugabo abura ibyo kuvuga ngo uzi ko ngo ari byo uwo mugabo wa François w'umushinwa reka nze mbizi uburyo wenda nanga ntago abantu barabizi niba ari umushinwa niba ari umunyafurika bije muri ibintu byo muri RCC aragenda agafata bino binyafurika by'ibirimarima by'ibigoryi akabiga ati ndagutegetse genda ujye gufungura office wenda muri Texas ukagenda ugafungura office nyine ugakondesha inzu mu mazina yawe akagushyiramo intebe akagushyiramo computer akakubwira ati noneho murakire ikibandero cya RCC mutangire kujya muhamagara abantu mubwira ngo aho ngo niho kuri office ya RCC urukumva ebani ukagenda ukicaramo aho ngaho kuka computer ntuzi n'ibyo irimo naviga nta n'ikintu na kimwe ubuze just kugira ngo mukomeze bari abantu bakomeze biba abantu bavuga ngo tugira office ahantu runaka rero reka nkubwire ikintu uba wakoze kitari sawa hano uba wafashe goro ukayigira utuntu twinshi reka nkwigisha njyewe rero mbona kugira ngo umuntu azakubite bwa boro bw'intuza biraga byane uba watugize hariya ngo muri Amerika mushyiraho imwe ntabwo mbo muri Amerika rero mara gukira ngo mubyimba ngo yagukinnye kazungu ndumva agiye kuza ngo yagukinnye kazungu na rara va ku gicucu na nyine bari bazi umva nukuva ureze ngwereke ahubwo tuzashishikariza abantu kutayireba niba ari prank mwabasenzi mwe musigiye mubona mushobora gukina n'amayindi z'abantu ku buryo muza mukadukina nubwo iriya bori hari urumva ubwo iriya bori hari ariko nta bintu byadaje none dore iki gikorwa gitangiye kuzamura abakinnyi b'amafilime z'uru kubazamura hano bagiye kudukinira mugiye kuduha agapera ariko rero kandi mubwiza ukuri hari hahiye babarira cyane Godfrey nifata ukazamura peri yaranyanze namaze peri kagende nenze kwirebera ka video ko umuntu yambaye ubusa kanigiye waribya kanje ko nanjye nambaye ubusa ngo uhamagare kuri video akantu kawe naragahaza ariko tubyari ngo kubwira abantu ko tunagacuritse umva we ya ntabwo intonteje abantu 400 akumwana ntabwo zo nguye ahora arya ubwo uziko peri uziko turi abantu 400 n'abavani kwa bahamagara uzwanye umuntu guhamagara uziko umuntu guhamagara yibona neza kuri live akarundi ntabwo navuga washaka kwerekana ko muziranye ari bari mu bugera ahantu +2507913 bro umuntu barahamagara kandi naho umuntu guhamagara bakaza mvuga ubusa nta kintu na kimwe avuga niyo nkuru wari ugiye kunyihera mu kanya babarira umumpamagarire babarira umwitabe numve komera turashize yego ni Jack John bro niyo yisindishije ariko ni Jack John wamumagarira kamusha oya ibaze ko yisindishije rero cyangwa yisindi kedo abantu bose turi gushaka ko yisindishije Ese ibintu bari kuvuga ngo nkabonye video z'umuntu wambaye ubusa. Itejo. Iyo sije bayirangije. Ari ibintu no bishara mu magambo ngo nkabonye video yambaye ubusa ibyaka. Abunta yamano. Gikupe nta ibyo ntabwo dushaka kuryumva. Araguhamagaye. Aramuhamagaye ngo izo video zari nambaye ubusa ngo nizi. Uwo muntu ari kuvuga ninde kupishano ndayigura uzino n'undi muntu urimo aramamagara hano hari umwana ujya umparabika urumva agira views ebyiri ni witwa nde
ntabwo nshaka kumuvuga nk'uko yahita yumva nyine ko namutwikiye cyane noneho nawe arimo arampamagaramo kandi ndimo uramubona n'aha ngaha yarikwesitinze kuba yaza kuri live kiboroke mana nyagasani ariko Kigali yacyafite ibintu byinshi cyane byo kwiga cyane. Kigali irimo abantu benshi cyane nyine babuze ibyo bakora bimuramukora. Ese mwazamuye dumba mwana cyangwa abantu twese dufite turindiriye ikintu kimwe. Jack bimeze bite? Meze neza Jay we. Iminsi uri gukora ibiki? None munsi ugiye muri Shamba ni ibintu mba mugiyemo mwana. Ntabwo uri gusohora indirimbo se? Ndi hafi kabisa. Iminsi nkaho ndababomora ndabica. Uzayisohorana na yakuru yawe se y'ababurikani? Iyihe? Kuru yawe. Na timu yawe y'ababurikani wawe ngoni? Oya, ntabwo aribo tuzayisohorana. Ntabwo mugikorana se? Turakora niyo bibaye ngombwa. Ko batakwemera? Batanyemera gute? Ko mukorana? Gute se batanyemera ko dukorana? Kandi dukorana. Zose barazikopesheje. Ejo nari ndi kumwe na wa mwana wundi mutoya utari wa uri gisura. Ndimo ndamubona ngo dukorana. None se iriya ndirimbo twakoranye uriya ni impanga yanjye iri mu ndirimbo ntabwo ari Jack. Hari imbere nyine hari imbere batarafata. Ubundi ngo byagenze gute? Nyine ubu ntabwo mugikorana nyine baragusezereye. Ubundi se twakoranye ryari ngo babansinyisha kontara ubundi turicara. Witonze wanza wumve. Uravuze ngo baransezereye. Ubundi bansinyishe kontara yemeza igihe ngomba gukora n'igihe ntagomba gukora. Njye nibyo nanjye ntazi kuko bavuga ko rwose mutagikorana nyine barimo barafokasinga ku byabo. Oya buri wese ari mu byo ariko n'ubundi kuko twese twarashakanye. Buri wese aba ari mu bye yaba bo baba bari mu byabo nanjye mba ndi mu byanjye. Niyo baba bashatse bagakorera hirya. Sinzi niba ukumva icyo kintu. Sinzi niba ukumva icyo kintu. Ese uwo muri inshuti cyane n'uwe muri bariya? Sha so ubu mbivuga ngo gutera ubu hari inshuti yo mu isi buriya nyine uwo muri close nyine mukunda uwo turi closer. Navuga yuko nahamagara anytime wenda Shani buri kana ariko nawe ntago turi inshuti ntago turi inshuti na inshuti y'imihanda man. Buri kana no muri gisura se mwana. Genzi ko nzika afite isura simbizi ibyo by'igisura mwana. Ikibazo urimo nakubaza urimo naberereka kandi naramubajije ngo uwo nabajije ngo Jackie w'indaya. Ibyo bintu so biri ibyo bintu mubinyereka numva Jackie w'indaya nawe aramuzi urumva rero wowe sinzi ibyo. None se Jackie w'indaya ninde nuwuhe? Uwo namubazaga yaramushubije. Kuko nyina n'inkuzi nka Jackie wase Jackie w'i Rwanda. Ariko numva bo bazi na Jackie w'indaya. Ubwo nyine ubwo bazundi Jackie batari Jackie ngiye ubwo ngubwo simbizi uwo Jackie wundi. Ari we w'indaya se? Simbizi wowe w'indaya se mwazamunyeretse mwana. Ko nanjye nawe nzi. Nani ndashaka kumumenya. Jackie usambana zodi bongo urasambana. None se gusambana n'indaya bihuriye. Wasambana utari indaya? None se reka nkubaze abasambana bose ni indaya? Hari umuntu urakubwira hano. Urumva? Oya vuga wigira winyobye. Abasambana bose ni indaya? Sure? Sha njye narinzi yuko
njye narinzi yuko nyine indaya yitwa indaya ukwayo n'abasambana bakaba basambana nyine. Ibyo rero byo kuvuga ngo indaya ndaje gato kanze ngiye guhika iyi video ntarayibona ntabwo ndi buruhuki ngiye kuyihiga ntumanure ndahita nza abantu bafollow ndisima kira gisese ntabwo ndi abantu bafollow ndisima my new account ya nindi barayitwaye abantu bafollow ingingi ngiye kuzana video ndahita nyikohereza mbere yuko tuyivugaho ntaribe nagira ngo abantu Jack nyamara abantu barabivuga do muri comment soma comment urebe. Ese indaya ni ibiki ubundi indaya imeze ite? Ushaka kunsobanurira indaya ibyo ari byo? Indaya ni umuntu usambana n'abantu benshi. None se abo bantu benshi bahe asambana nabo? Ndumva ngo aba bazanye ibiceri abo mwakundanye mu ijoro rimwe. Nonga. None se reka nkubaze ibyo biceri biri hehe? Ibyo biceri ni ibi? Ntabwo uri gutuze ngo ibyo nkubaza. Kandi ndimo ndakubaza. Nanjye ndimo ndakubaza ukumbaza nka kubaza. Ubwo ntabwo ari wowe rero bavuga. Ntabwo ari njyewe. Rero ibyo bintu byo kuvuga ngo waravuze ko nkunda ibyo bintu uri kuvuga kuba naravuze ko nkunda gusambana ndamaze ndabikunda nongere mbisubiremo ndabikunda urumva ariko sindinda yanyu ndabiyamye ngiye ndi Jackie w'i Rwanda ndi Jackie ukora ibikorwa bitandukanye ndi Jackie ugira ukuri ndi Jackie nyine Jackie zina Jackie apana indaya please full stop nyine Jackie gusambana se bihuriye he n'iryo zina urimo uravuga? Oya kandi nyine ubikunda akuse nawe. Kubikunda se bitwaye iki? Nase majya ngo njyamane na banyoko. Jackie usambana nyine sibyo? Ariko nsambana n'abagabo ntago nsambana n'ibiti cyangwa nsambane n'abakobwa. Oya niko bimeze. Jackie ntago nsambana n'abagabo. Jackie wazamura kwansambanyiriza Benovi nawe rero ibintu buzanye ntago ari byo kabisa. Dore ngo uyu hano bivuze ko akahari. Wamaze kubibivuze kuko ahari wamaze nanjye ndagusubije. Ntabwo wamwemera se? Ariko ndabikwiyamye man ndabiyamye nabo. Ntabwo wamwemera? Inde? Benovio. Man ni nkari musaza wanjye man ujye ugira ibyo ugereranya n'ukangiranye. Ariko iyabo waruzi urukundo Benovio gukunda wowe. Ndabizi ka nkunda nkamushikiwe. None se ankunda nk'umugore we? Wayebe. Sigaho mwana. Benovio nge twariganiriye ku ruhande arambwira ngo niba ari n'inkwano yazitanga bro. Ariko amana ni mama yako. Sinzi icyo uri gushaka mwana. Ya Benovio arakukunda Jackie Benovio arakukunda. Kandi ikindi gihe nabwiye abantu mani kunyita amazina nago bikigezweho rwose ibyo bintu nago bikigezweho pe mushake andi mazina muzajya munyita ntimugakomeze kunyita iryo zina. Rine isesemerera nanukira kabisa. Urumva? Ntago nigeze ni wawitonze sindi indaya baso sindi indaya nyu ndabiyamye nago nge ndi indaya. Jackie ndi Jackie. Please. Wahoze uriyo. Mugakomeze kunyita ayo mazina. Ndabiyamye. Wahoze uriyo. Sinigeze nanabanayo. Ahubwo sinzi naho babikura ibyo bintu. Ako bikundira gusambana mu busanzwe. Nese kubikunda kuba nkunda gusambana ibyo ngibyo bitwaye iki? Munyereka aho byanditse ngo ni ikibazo. Ibyo ni uburaya. Ubwo ni wowe ugira uburaya genzi ko nta buraya burimo. Please. Ozi. Mr. Jackie. Usambana bikunda kangahe kwijana? Bikunda kangahe? Kwijana. Sha ntabwo njya mbibara. Ibyo bintu ntabwo mbizi simbikunda. Ntabwo bikunda? Mbese ubikora bikugwiririye ntariwe. Ariko se mani gusambana mani ndikumva ari ikintu kiremereye ntabwo ndi kumva ukuntu nyine aho ngaho nongera akagarukira Jackie we rwose umuntu uvugisha ukuri icyo kijambo kiraremereye ntabwo nyine reka mani kiremereye gute umva firi na koperi ako mwamwigize beza mu gakabya koko ariko wowe kwijana gusambana bikunda kangahe iryo jambo iwacu naryo dukoresha. Okay, reka tukoreshe ijambo kwendana wewe wumva wakwendwa nka kangahe kwijana?
sinzi ndazi nyine ubikunda kangahe ku ijana dushyire kuri pourcentage Jack arakubwira ati njye 120%, wowe Buki ibyo nabivugiye he? ndakubajije bose ndabizi Ibyo ndabyara nabivugiye byo by'120% ibyo nabivugiye. ubikunda kangahe Jack? Wowe ubikunda kangahe? Ibiki? Gusambana Nuko mbikunda. Hari ikindi? dushyire ku ijanisha. ibyo yankanu Ese iyo ngiye kubikora ndaguhamagara amana. nawe usubize niba bitari ngombwa ndi kukubaza ukize nko ku ijanisha ubikunda nka kangahe ku ijana? Ntago njya mbigeranya biriya bintu. Ntago njya mbigereranya n'umuntu ubigeranya abarwayi. ariko ruba ngo wowe utarwaye kabisa anytime uyiboneye wayipirati. Inyi se inyi. Bakasuku yewe ukunda gusaza abantu ibyo byo urabizi. ariko urababyara nyine Benovio Jack wamwumvise? mbese ko mbajije Jack se hari n'abandi bahoze bo ntibavuze Yegora. kumbaza Jack nabonye wamwumvise yuko hari Jack wamwumvise yuko hari nibyo ndi kukubaza. natwe turahari thank you wabyumva wamwumvise? Ubundi Jay ko numva bigizeho ikibazo. Ibyo ukunda gusambana? Hano wase kutaransambanya nabigira ikibazo cy'iki Jack we. Ubusubu wabishobora ra? Oya uzabigerageza ariko. Ariko yego. Ese Jack kugira ngo umenye ngo umuntu abishobora aba yakugenje ati. Abangenje ate? Ntako aba yangenje. Nyine kugira ngo uvuga ati uyu muvandimwe arashoboye. Ngo mana yisinijwe. Nawe rero ndumva uri kuzana ibintu bikomeye cyane kandi ntabwo turi mu bintu bikomeye. Ngo ngo wabishobora ngo wagira gute? Mbwira mwena ngo kugira ngo uvuga ati hano kugira ngo umwana ngo Ese reba ukuntu ureshya urebe n'urwo ruda ubwo ngubwo we. Mu by'ukuri uvugishije ukuri gucishijemo kasuko bagucishijemo umurongo utukura wowe ndi kuvuga ngo inda niyijyamo cyangwa hajyamo ibindi bindi. Ikibazo inama mbona ari yiri imbere cyane. oya wowe Jack uzamutrayinge urebe Dare hari ibintu ntakinisha kwera uze Jay. Uziko buriya ngemba nubwo wamba mfite nko kuri Jack umukobwa umeze na Jack ntabwo nabasha kuba namusambanya kuko mba nzi ngo ashobora kubyuka mu gitondo ahita ajya kuri cana ahantu ati runaka yarampfuje. Ngo wiki? Ugahita nko kuri cana ahantu ati gasuko yarampfuje. hari abuzi yavuze se? Nese hari abuzi navuze? Jack nta muntu aricara arangwa avuge kasuku kandi ubwo se hari abuzi nyine navuze. Wa mugani wavuze. Wakwanya ikiganiro uziko bisaba kumweditinga. Ariko ubwo nyeditinze ute? Kuko Jack yahitaza mu gitondo agahita bati gasuku rwose wapi byaranze. Byaranze zubone nigeze ngurishwa neza ko naguha. Ngiye kubwira umuntu wavuze urishwa neza ko naguha. Ku bintu se Jack kubnesi ibintu ni hatari hari gihe wo muha ntawe wamenye Asawa ese nkibariza ko kasuku tuziranye peri. Waretse nkamubaga ko nawe ari kumbaga waretse iyo mikiro mwana waceceke. Ngenzi umuntu wavuze. Uwuhe? Wabwiraga Steven. Steven ninde? Tivo. Ninde? Tivo yari umushito ntuze y'umushito wa Benovio. Nawe nzi uwo muntu. Wavuze uburyo ngo atagezagayo. Ko nawe nzi si uwo muntu mwana. Ndumva namuzi pe. Numva iryo zina ndyumvishe bushyashya kabisa. Wavuze uburyo atagezagayo. Atagezagahe? Niba ari mu nkondo y'umuntu, niba ari mu mara. None se uwo muntu ninde mari ko nari kumumenya? Yari mushito wa Benovio yaramuzi cyane. Shange nawe nzi kabisa. Benovio yaramuzi. Ubwo nyine ni inshuti ye nyine ubwo uzamubaze Benovio nge nago muzi uwo muntu. Nge nzi Benovio. Ntago umuntu wo muzi. Uzabumenya. Ubwo nibyo.
wenda nzamumenya wenda uzamumbwira buriya mumenye ese dubagiye mwana dubagiye yaciye hano agenda ntabwo yigeze ahagarara n'isegonda na rimwe ese uriye mwana ko turi kuri TikTok twakuze sawa ubona bamugara ngo agiye kogara ende ariko hano hari umuntu washakaga kubaga Jackie kandi ni umushuti wa Jackie ninde ariko ni umushuti wawe njye nta nshuti ngira bro yaramara kubaga muri comment njye nta nshuti ngira sinzi rero abo bashuti muri kuvuga ngo umuntu ngo ni inshuti njye nta nshuti ngira ese ni inshuti ya Jack cyangwa ahubwo ni inshuti yawe oya ntabwo ari uwo nguwo n'undi wari urimo hano munsi yamara avuga ibintu biteye ubwoba ndavuga reka muzane azabwire azabwire Jackie nawe ibintu ashaka kuvuga wanjye bimeze bite njye nta nshuti ngira mwana